ubwo polisi yari imufashe igiye kumufunga hari rero yahise yerekana mu nzira bacagamo, ubwo yaje igaragara mu myenda y'abageni irangije yitambika mu muhanda. Ubwo wa mugore bagiye gufunga nawe mu kuyibona yagize ubwoba atangira guhondagura polisi avuga ati sinzi umugore ndimo kureba imbere yanjye. Akivuga ibyo ngibyo ya roho yahise ayibura, arebye muri terovizeri ayibona inyuma y'imodoka, aravuga ati noneho ndimo kumureba inyuma y'imodoka. Polisi we ntabwo urimo kumureba, ari inyuma y'imodoka, njyewe ndimo kumureba. Ubwo umugore yatangiye kuva mu modoka arangije arasohoka ngo ajye kureba yaro. Agisohoka polisi aramubwira ati wowe wa mugore we urashaka kuducika, urimo kujisha ngo urimo kureba roho kumba ushaka kuducika. Ubwo yaje kurikinga arebe yaro ahantu iri, umupolisi nawe aza amwirukankaho aravuga ati garuka hano, wowe urimo gushaka kuducika witwaje amanyanga yawe. Kumbi bakira aho ngaho ya roho yarongeye iriyerekana, iramwiyereka iramubwira ati ndashaka ubufasha, ndashaka ubufasha. Kumbi ya roho yamwakaga ubufasha. Ubwo roho yatangiye kugenda yerekera iyo mu mashyamba, itangira kuzamuka mu mashyamba. Igeze hano yahise iburira mu mashyamba. Ubwo wa mugore yatangiye kuvuga ati iriya roho irimo kutwaka ubufasha, reka tujye kureba ibyo ari byo. Ubwo umugore yacitse polisi atangira kwirukanka agiye aca ahantu ya roho yaciye. Ubwo yatangiye kwirukanka mu mashyamba, polisi nawe akomeza kumwirukaho. Uyu mugore ko yakomeje kwirukanka avuga ati iriya roho irimo kutwaka ubufasha wirabukeneye. Ya roho yarongera amwireka iramubwira iti ndakwinginze mfasha, nkeneye ubufasha bwawe. Umugore we yaramubwira iti nkurikira ahantu ndimo kujya unkurikire kuko ndagukeneye. Ubwo barakwereka ya roho yakomeje kugenda, igeze hano irongera irabura. Ubwo wa mugore yarabibonye yakomeje kuyikurikira agenda aca mu nzira ya roho yacagamo. Ubwo wa mugore barakwereka yakomeje kugenda y'amashyamba agenda yambaye amapingu. Ubwo ya roho yarongera amwireka imutungira agatoki ahantu, yamutungiye agatoki iravuga iti reba hariya. Ubwo wa mugore sinzi ukuntu yavuze ati urimo kunyereka ibiki, sinzi ukuntu yarebye ya roho yamutungiraga agatoki, yararebye yarikanze. Kumbi yarebye ibirenge by'umuntu muzima, yabonye ibirenge by'umuntu muzima. Ya roho nayo iti ni ubufasha nashaka kumfashamo. Ubwo ya roho yahise yongera irigendera. Uyu nguyu asigara yikanze avuga ati bira ni ibiki. Ubwo yaje yirukanka ngo abashe kuba yareba uwo muntu uri aho ngaho ikintu yari yabaye. Ubwo yaraje aramwegera arikanga, yaramwegereye aravuga ati uyu muntu se yaba yabashije kuba yagera hano gute. Ubwo yararebye neza abona ni ibirenge, yakomeje kureba ariko abona ni umuntu batwikiriye ibyatsi. Yaravuze ati ibintu bishoboka bite. Akiri aho ngaho wa mupolisi yahise aza aramufata aravuga ati we madamu, wowe washakaga kuncika, urimo gushaka gucika inzego we. Ubwo wa mupolisi yahise amufata aravuga ati vayo tugende, vayo mujyane kugufunga. Ubwo umugore yahise avuga ati uburetse gatoya, hano hari ikibazo gikomeye nawe ugomba kukimenya. Ubwo polisi nawe yararebye arikanga, arebye neza abona nawe ibirenge by'umwana mutoya, aravuga ati ibi bintu se bishoboka bite. Ubwo bakomeje kureba, uyu ngo aravuga ati nibyo nakubwiraga, ngiye roho yanyeretse insaba ubufasha ndetse niyo yabashije kuba yanyobora hano, ahubwo nkuramo aya mapingu tubashe kuba twatabara, urabona hano ibintu bimeze nabi. Ubwo polisi yarikanze aravuga ati reka ngukuremo amapingu tubashe kuba twatabara. Ubwo polisi yatangiye kumukoramo ya mapingu wa mugore yari yambaye, kuko ikibazo cyari kiri hano cyari gikomeye. Ngo rwose umupolisi namukuramo amapingu akomeza kuyamukuramo. Umugore nagira agira ati gira vava rwose. Ubwo umupolisi yambwiye ati dukora ibyo dukora, ariko wa mugore we ntugerageze kuba wancika. Umugore atoya ntabwo ngiye mfite gahunda yo kugucika, ahubwo turebe ukuntu twatabara hano vuba vuba kuko dufite gutabara uyu mwana uri hano. Ubwo batangiye gukuraho ibyatsi ngo barebe umuntu urimo aho ngaho. Kumbi basanze ari akana gatoya. Ubwo akana bagakuye aho ngaho barakabaza bati wa kana we bite byawe, ubundi byakugendekeye bite ko tubona uryamye hano, hari ikibazo waba wagize? Akana karavuze kati ni mama wanjye wambwiye ngo mbe nihisha hano kuko hari umuntu mubi watwirukankagaho, hari umugabo watwirukagaho. Ubwo akana katangiye kubasobanura ukuntu byagenze. Kumbi barakwereka hano hari ikigabo cyari kirimo kwirukanka kuri wa mugore twabonyemo kwaka ubufasha ndetse n'akana ke. Ubwo bakomeje kwirukanka, ikigabo kivuga kiti
ndavuze ngo mugarure kokayine zanjye, ndavuze ngo mugarure kokayine zanjye. Abangaba barabyumvishe baravuga bati tugomba kwiruka cyane kuko kiriya kigabo nikidufata kibuze kuba cyatugira nabi. Ubwo ikigabo sinzi ukuntu cyumvisha amajwi kiravuga kiti yego sha aho muri nabumvishe. Ubwo abangaba bakomeje kwiruka cyane ariko ikigabo nako gikomeza kubirukaho. Barirutse barenga imisozi barenga indi, ikigabo nako gikomeza kubirukaho uko barenga ariko ikigabo gihinguka. Ubwo ikigabo rwose cyaraje gikomeza kubirukaho. Aba nabo ariko bakomeza kwirukanka cyane bareba nimba babasha gutabara ubuzima bwabo, ariko disi intege zabo zari nkeya, barirukaga bakagwa hasi. Ariko ikigabo rwose cyo cyakomeje kubirukaho ubona ko ikigabo ari igisore. Disi umubyeyi yageze hano arananirwa, akana karamubwira kati mama tugerageze twirukanke, uriya mugabo naramukaje ntabwo turi buze kuba twacika rwose. Mama urekeye ngo kunanirwa rwose mama, dukomeze twiruke. Rwose nk'umubyeyi yakomeze guhanyanyaza aravuga ati mwana wanjye rero ukuntu ibintu bimeze, uriya mugabo ntabwo twakurika ngo tumusige, niyo mpamvu tugiye kumutega agatego ubundi akaba yabasha kugwa mu gatego kacu. Mwana wanjye ngiye kugusiga hano ubundi jyewe negura agatego kanjye ubundi uriya mugabo tumufate neza. Uyu mugore yazimye akana ke arakabwira ati mwana wanjye kugira ngo uriya mugabo tumutega agatego neza wiryamamo hano ariko ntuze kuvuga kugira ngo ataza kukumva. Ubwo ikigabo cyo cyakomeje kuza kinyonyomba gake gake ariko kivuga kiti nimumpereze ibimogi byanjye, nimutabimpereza ndibuze kuba nabagirira nabi kandi ahantu hose muri buze kujya ndibuze kubafata. Ubwo wa mugore yaraje afata akana ke akaryamisha ahangaha. Ubwo nibwo yatangiye kuramburaho ibyatsi kugira ngo cya kigabo ni cyiza kitabasha kuba cyakabona. Ubwo umugore rwose yatangiye kukaramburaho ibyatsi k'akana kugira ngo abashe kureba nimba yahisha akana ke. Ubwo cya kigabo nacyo ko gikomeza gusakuza cyane kiti ni muri hehe mumbwire ahantu muri, mushaka mwakwizana neza kuko nimba ashaka nkababona ntabwo muri buze kuncika. Ikigabo rwose cyakomeje guhatana kibirukankaho. Umugore nawe ariko akomeza gutwikira akana ke. Ubwo yamaze kugatwikira, abonye amaze kugatwikira neza aravuga ati rero mwana wanjye ndagiye ariko rwose ntuze kuvuga. Umugore nawe yahise agenda kuko cya kigabo cyari kirimo kuza rwose kirimo kubirukaho kirimo gushaka ahantu bari. Ubwo rwose ikigabo cyaraje kigeze hano kibona agakweto k'umwana kiravuga kiti aha noneho ndabibonye neza ubu ngubu muri hano hafi. Ubwo ikigabo cyaraje gake gake gifata ka gakweto ka wa mwana kiravuga kiti ahangaha rwose iki ni ikimenyetso cy'uko muri hano hafi, ntabwo mugomba kuncika rwose, ibintu byanjye mwajyanye muri buze kubinsubiza. Ubwo cyaravuze kiti mushaka mwakwiyerekana ibintu bitaraba bibi, mwakwiyerekana. Kumbi ko ikigabo kiri aho ngaho wa mugore arimo kukirebera aho ngaho hafi. Ubwo ikigabo cyakomeje kugenda gake gake kivuga kiti ko muri hano hafi mwakwiyerekanye murimo kunyitsimba munyitsimbira iki. Ubwo ikigabo cyakomeje kuza gisatira kakana. Wa mugore abonye ko bagiye kuvumbura umwana we yise asakuza aravuga ati ndi hano, sinjye urimo gushaka se, ndi hano. Ubwo ikigabo cyaraje gitangira kumubwira kiti ibimogi byanjye biri hehe, ibimogi byanjye biri hehe. Uyu mugore aramubwira ati nta bimogi byawe dufite, urimo kutubeshyira. Kino kigabo cyaravuze kiti nutampa ibimogi byanjye ntabwo uri buze kuba warenga hano, mpereza ibimogi byanjye nkureke urugendo we n'uriya mwana cyangwa se nze kuba nabagira nabi birenze. Uyu nguyu yaravuze ati ako se waretse kutubaza ibintu tutazi, ko ibintu urimo kutubaza nta kintu na kimwe tuziho, urimo kudushinja ibimogi byawe twebwe tuzi ahantu biri. Uyu mugabo yaravuze ati okay nimba wanze kumpa ibintu byanjye rero reka nkwereke ibintu ngiye kugukorera. Ubwo umugabo atangiye gukora inyuma arangije akoreho pistoli ati na n'ubwo se uravuga ko utazi ahantu ibimogi byanjye biri. Umugore ati nuko indareya ntabwo mpazi. Umugore ajyakana, ikigabo cyahise kimurasa. Kikimara kumurasa kiti reka njye gushaka n'uriya mwana wawe nawe n'abatazi ahantu ibimogi byanjye biri nawe ndibuze kumwica nkuko nkwishe. Ikigabo cyakomeje kuvuga kiti ngiye nta muntu ujya umenyera rwose, nta muntu ujya umenyera ku mari yanjye. Ubwo ikigabo kimaze kumwica cyaravuze kiti okay reka njye gushaka wa mwana. Cyise gifata urugendo kijya gushaka wa mwana kiti ahubwo ubu ngubu we noneho ndamukura he. Kumbi ibi byose n'akana kare karimo kubivuga, karimo kubibwira wa mupolisi ndetse na wa mugore we yagiye gufunga.
ngo barakwereka cya kigabo nacyo cyakomeje kuzenguruka ishyamba gishaka ka kana, ngo cyakomeje kuza gishaka ahantu hose, kigeze hano kirahagarara kirareba hirya no hino, kirangije gitangira kuvuga kiti wa kana we uri hehe, kiko cyagasakuje ahanga bahise bacyumva, bumvishe kirimo kuvuga kiti wa kana we uri hehe, vo hano vuba vuba umpereze ibimogi byanjye cyangwa se gukora nk'ibyo nakoreye mama wawe. Kumbi ko cyakavuze ibyo ngibyo baba polisi na ya mfungwa bahise bacyumva. Ubwo uyu mupolisi yaravuze ati okay mwana muto humura, ibintu ndibuze kubikemura rwose, ntugire ikibazo, gumana n'uyu mukobwa njyewe ndaje gatoya. Uyu mupolisi yabwiye umukobwa ati mva mukobwa we uyu mwana umurindi, njyewe ndaje njye kubikurikirana. Ubwo uyu mukobwa yaramubwiye ati polisi wirinde rwose. Umupolisi yamubwiye ati njyewe nta kibazo, ahubwo icyo usabwa ni ukwita kuri uyu mwana, njye kureba kiriya kigabo. Ubwo barakwereka ko umupolisi yaragiye, uyu nguyu nawe asigarana n'akana arimo kukabwira ati mwana muto humura, turahari ku bwawe kandi icyo dushaka ni ukugutabara. Kumbi hano barakwereka cya kigabo cyavuye kuzana esanse ngo gitwike wa mugore kuko cyari cyamaze kumwica, ngo cyafashe esanse gitangira kuvuga kiti uyu murambo ngiye kuwutwika, nta muntu uzigera umenya ko wowe wapfiriye hano. Ubwo cyaraje esanse kipfundura neza ngo gitangire kimwumeneho, ari nako gikomeza kuvuga ibigambo byinshi rwose. Ngo ikigabo rwose cyarebye hirya no hino giti rwose reka nkumene esanse ubu njye gushaka kara kana kawe, kuva ari akana ko ntabwo kari buze kuncika. Uko ikigabo cyagatangiye kumena esanse ngo nikimara kumena esanse kimutwike ashye, ngo ikigabo cyamenye esanse kikimumena esanse, wa mupolisi yahise ajya aravuga ati ndavuze ngo hagarara, iyi ni polisi, aka kanya turagufasha. Ubwo polisi yahise ifata cya kigabo, irangije irakibwira iti we ntabwo ufite kwisobanura, uzisobanura mu nkiko ndetse nibwo uzasobanura ibi bintu byose. Ati kano kanya turagushinja kunywa ibimogi, kwica abantu ndetse no gutera abantu ubwoba. Ubwo rwose umupolisi yatangiye kukibwira amategeko agishinja, ikigabo gikomeza kuvuga kiti nyabona nimumbabare, ariko rwose byari iby'ubusa. Ubwo umupolisi yaragifasha arakijyana. Kumbi barakwereka wa mugore n'aka kana baraje bagera aho mama wabo ari. Aka kana kararebye gasanga mama wa kari hasi, kantangiye kuvuga kati mama byagenze bite mama ko wasinziriye, katese mama uyu no mpango wambwira gufite, kubera ko nyine murabizi mama wakakijya kugenda yakabwiye ko afite umupango. Uyu mukuru we disi yarabizi, yabonaga uyu mubyeyi yapfuye. Mugakana katangiye kuza kegera mama wako, karangije karasenga kati nyagasenda kwinginze tabara mama wanjye rwose ntabwo nshaka agenda nona. Kumbi barakwereka mama wako akiryamye aho ngaho, hari imbaraga zahise ziza zitangira kuvuga ziti iki ntago ari cyo gihe cyo kuba wagenda, haguruka igihe cyawe ntago kiragera. Izo mbaraga zikimara kuvaho gutyo, ngo barakwereka wa mugore yahise akanguka asanga akana ke n'umuntu atazi bamuhagaze hejuru. Ngo akimara guhaguruka yabonye akana ke aravuga ati mwana wanjye. Akana nako kabonye mama wako karangije karamuhobera karamubwira ati mama uri wampangayikishije. Uyu nguyu ni disi yarebye akana ke aravuga ati mwana wanjye uracyari hano mwana wanjye, nta kibazo wigeze ugira. Uyu mugore bari bagiye gufunga natangiye kuvuga ati umwana we rwose nabashije kuba namutabara, ubu ngubu nta kibazo afite. Uyu mubyeyi wamurebye aravuga ati wese kandi urinde we ko nakuzi. Uyu bari bagiye gufunga aravuga ati ese si we wampamagaye, niwe wambwiye ngo nze ntabara umwana wawe, njyewe waje urambonekera urambwira ngo umwana wawe ari mu bibazo. Ati kandi kuko naje nsanga umwana wawe ari mu bibazo. Uyu mugore yise bimenya aravuga ati Imana yacu rwose yabashije kuba yadutabara, ubu ni marayika rwose wabikoze, wabashije kuba wadutabara njyewe n'umwana wanjye. Ubwo yahise afata akana ke aragahobera, akigahobera yahise yibuka ko cya kigabo cyabahigaga. Ubwo yahise avuga ati mwana wanjye duhunge wa mugabo bataza akadusanga hano. Ubwo umukobwa yahise avuga ati mama humura, ubu ngubu muratekanye rwose, wa mugabo ubu ngubu tuvugana polisi yamaze kumufata, ubu ngubu rwose muratekanye ntimugire ikibazo. Umubyeyi disi yarishimye atangira gusoma akana ke, arangije agafata agahobera abwira umukobwa ati mukobwa nawe rwose wakoze kuba wantabaye ndetse ugatabara n'umwana wanjye. Ati ndabashimiye cyane kandi mwakoze. Reka agafilime kacu k'uyu munsi tugasoreza aha ngaha, gusa nimba turakora subscribe, kora subscribe ubundi dukomeze tubane. Ciao ciao.